umuntu wese winjiye muri ibi bintu by'iyobokamana akabyinjiramo nabi, akabyinjiramo ashaka amafaranga, akabyinjiramo ashaka icyubahiro, akabyinjiramo agamije kugwiza abayoboke benshi, aho kugira ngo agwize abo Imana ikeneye, ahubwo agashaka kugwiza benshi, ntacyo atakora burya. Niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzabareka, biratangaje aho umuntu avuga ati genda uzane itaka ryaho ushaka kubaka, nuzana iryo taka jewe genda risengera, ariko uratanga ituro, agatanga ituro ry'500 cyangwa 200, akajya za Nyarutarama, akajya n'ahandi hantu, akajya kunama ahantu hatari mu isambu ye, akajya kuhacukura itaka kubera ko bamubwiye ngo zana iryo taka tugusengere kugira ngo Imana igutuza ahantu wifuza. Ariko nawe uratanga iki? Uratanga ituro. Leta yakoze ibintu byiza, ndakubwiza ukuri, yakoze ibintu byiza, kandi nuko utagira urusengero. Oya, ntago ari yo mpamvu, ntago ari impamvu y'urusengero. Oya, urakira amafaranga nawe uri bukubaze ngo ayo mafaranga n'ibiki byose, cyane ko ayo mafaranga ni impamvu yanaryohaga y'abanyamadini bigatuma banayoba, nuko nta mukristo wajya gusubira inyuma kubaza ngo amafaranga yakoze iki. Bayakiraga rwose bakaryohamo, bakagura izo modoka n'ibiki byose cyane. None se urumva amafaranga yabo amaze, kuko abantu bose, umuntu wese wabuze akazi yashaka kujya mu idini, yapfaga kumenya imirongo imwe n'imwe, cyangwa se akagenda akajya yumviriza ibintu bivugwa, akinjiramo ngo yabaye umukozi w'Imana. Biriya rero ni uburyo bwo kugabanya akajagari, ni nabyo byiza rero. Tujye kuzafunzwe burundu rero, maze gufungwa insengero 652. Yego, ndetse ngo baracyakomeje. Nibakomeze bazifunge. Kubera iki? Kubera ko ngo turagusengera ngo inyenyeri yawe yatwawe igaruke, ibintu by'ubupfumu n'ubukonikoni kazi bazanaga mu bantu. Hari amaterime nge numva bakoresha, yewe Mana ameze ukuntu, ariko byitwa inyenyeri ngo mu kirere ngo cyahehe ngo ibiki n'ibiki, aho kugira ngo bigishe abantu kwihana no kubabarirwa no kuva mu byaha. Imikasi 12 ikata amateka mabi ku buzima bwawe. Noneho muri iyo mikasi no bagira ukuntu biga ibintu bijyanye na karande, baricara bakabiganirizanya, bakabibwirana kumwe. Leta ivuga ngo bajye kwiga teoloji, abandi bagiye biga amanyanga n'amacenga y'uburyo bagufatira mu byo bakubwira, kandi ukumva ibyo bakubwira nibyo iyo utasomye Bibiliya ngo ukure ngo umenye gutahura abo bantu. Wumva ko kuri kumwe n'abakozi b'Imana, wumva ko kuri kumwe n'abakozi b'Imana. Umva ikindi kintu cyatumye Imana ishyira umukwabo muri izi nsengero n'izindi zizakomeza no gufungwa kandi. Albert, rero ibi ngibi turimo tuvuga cyangwa se birugimo umbaza, turashaka kubwira abakristo bari muri aya madini babarizwagamo be kwiringira cyane umwana w'umuntu, kandi na Yesu yarabivuze, nibizere ko Imana igiye kubana nabo, ahubwo bashaka Imana neza. Iki nicyo gihe Imana ibigiye kwigaragariza abantu, iki nicyo gihe Imana ibigiye gutanga imbaraga ku bantu bayishaka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abashakana umwete bazambona. Gushakana Imana umwete rero si ukuba wari muri izo nsengero cyangwa se wagiye za Kanyarira n'ahandi. Gushakana Imana umwete ni umutima wawe, ukamenya gusenga, aho ugasenga. Dushima Imana ko tudasengera mu rusengero ngo abari twumvira. Iyo usenga mu mutima wawe, uri mu kazi wawe, ugenda aho uherereye hose, yaba mu rugo, wasenga Imana ikakumva. Ikindi kintu ushaka kubwira abantu, nibitoze gusengera mu nzu zabo, kuko abantu bajyaga bajya mu nsengero basize abadayimoni mu nzu zabo, abadayimoni bo kutumvikana n'abagabo babo n'abagore babo, abakozi ntibumvikane n'abashebuja, mbese agatogo n'akavuyo kari gahari. Ahubwo abantu nibashikame basengere mu nzu zabo, birukana abazimu n'abadayimoni. Iyo tuvuze gusengera mu nzu zabo, si uguhamagara abantu ngo baze bahasengere. Wowe murahagije, umuryango wawe urahagije. Ndizera ko Leta itabuza umuryango uhuriye hamwe muri famiye gusenga iyo utakoze ibintu bibangamira abantu. Abantu nibamenye ko Imana ibumva aho waba uherereye hose, Imana irakumva, ntabwo biri bugusabe kujya mu rusengero. Amadini ntimuyitwaze, Yesu Kristo abana nawe, Yesu Kristo agendana nawe, akwegereye kurusha umwambaro w'imbere ukwegereye, akwegereye kurusha isaha itwegereye. Yesu ari hamwe namwe, nimuhungabane mukumbi muto, muramenye nimugumane na Yesu. Utagiye mu rusengero se ntibagushyingura, gusengera ugashyingura, byakubuza kujya mu ijuru se ngo nuko utasengewe n'abanyamadini? Iterabwoba bari barabujujemo. Ubu ndashaka kubwira ko aribwo Imana igiye kwiyereka abantu, ni nabwo abantu bagiye kubona Imana mu buryo bwuzuye kandi bwa nyabwo. Ndakubwiza ukuri. Erega abantu basome Bibiliya, igisambo cyabonye ubugingo umusaraba cyane, cyari gifungiye ibyaha, kibambiwe ibyaha, ariko ijambo rimwe gusa byamuhesheje kubona ubugingo. Nanjye ndumva nozoye Umwuka Wera. Yuzuye Umwuka Wera. Abanyamadini ntibakakubeshye, niba batakwigisha ijambo ry'Imana riguhesha ubugingo. Bibiliya irahari, turacyafite umugisha, ntago ziracibwa. Abantu nibajye muri Bibiliya bagabanya umunaniro w'ibintu birirwamo bareba bidafite umumaro, byacitse babireke, bashaka Imana, bashake mu maso y'Imana, kandi Imana izabigaragariza. Imana izabigaragariza rwose. Bave mu rusaku rw'isi gusa. Niba igihugu, iterambere ry'igihugu burya n'abaturage. Kandi Leta ntinakeneye ngo ufite amafaranga unayabashyire. Ikeneye kureba ngo abantu basengera aho babaye mu buhe buzima. Uririrwa ubaka amafaranga
amafaranga, ucuruza inyanya, ucuruza intoryi, ucuruza imiteja, urimo uramwaka amafaranga aho utakamushyigikiye ngo azamuka atere imbere, nanayatanga yatange nawe ari ku murongo nk'uw'abandi nta pfunwe afite. Yego. Abapfakazi ufite mu idini rye babayeho bate? Abakene babayeho bate? Ufashe iki ukora iki? Ntabwo tunashimire rero, kuko buriya niyo haza kubaho igenzura bati izi modoka wazikuye, aya mazu wayakuye, benshi bari kubafunga. Bamwe bari gufungwa benshi. Leta rero simvuze ngo yari yaratinze, ahubwo cyari cyo gihe cy'Imana kugira ngo leta ibikore kuri. Abantu bariye amafaranga y'abantu, bahemukiye abantu. None ayo mafaranga icyo ishaka kumenya ni amafaranga binjiza akora icyo ajya he. None rero ugasanga mu mihigo y'iterambere igihugu kirimo, amadini wagira ngo ntabwo biyareba. Ibi byabaye nibumve ko ari bo ubwabo. Bibiliya ikavuga ngo ibyaha byacu nitwe biriho kandi nitwe bigirira nabi. Bumve ko bahemukiye Imana n'abantu bagahemukira na leta. Ese abo abantu bundi bazihanira he? Kuko hari abaribwa amafaranga, hari iyo leta mudafasha kwigisha inyigisho zihindura abantu, byibura ngo n'inkiko zoroherwe. Ubu ugiye kubaza bakubwira ko niba hari imyaka habaye imanza nyinshi uretse za gacaca, iyi myaka ariho habaye imanza nyinshi, abafungwa cyangwa se imanza zikaba nkeya kubera ko ijambo ry'Imana ryagize umumaro. Bijyanye n'amadini twari dufite, iyo abo bose bari ku murongo w'ijambo ry'Imana, tuba turi umva biba birenze uko abantu bagira uko abantu bakaba turi paradiso. Iyi leta kuri maso ku baturage bayo ntago bizorohera umuntu. Ariko hana muganire, reka nkubwize ukuri turi kuganira. Menya abakristo nabo dufite ubujiji bukomeye. Najyaga ndeba ibihangane muvuge we, najyaga ndeba ibintu Papa King akora, agatunga abantu inkoni ngo bari kuruka ibikeri, kandi akayobokwa iyo ukora nabi iteka ryose igihe kiragira bitika kugaruka. Iyo bitakugarutse mbabazwa nuko bigaruka mu muryango wawe, bikagaruka abana bawe. Umunyarwanda se umunyabwenge ntiyavuze ngo uwibahetse abayigisha mu mugongo. Wari uzi ko ibyo dukora bigaruka bikajya ku bana bacu. Turaheza kandi neza. Iyo nzu y'inzozi zawe yihitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini. Ni uruganda rubakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28. Rubakorera amabati arambana umucyo, gukomera byo niturushanwa, turayoboye. Kubw'ibyo rero, abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu, inzu zo guturamo, amashuri, amavuriro, insengero, inzu z'ubucuruzi, abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati, abifuza imifuniko y'amabati, ni mutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, utambitse ibumoso bw'umuhanda wahahoze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788308477 cyangwa se 0789933228. Kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Sheri Karame mugabo nkunda, harya rwa rugendo duheruka muri Rusizi ngo nicyo ujya wibukara? Rero rugendo rwari rwiza pe, ariko none hakarusho muri iriya hoteli hari igitanda cyiza gishasheho matera ya Rasoro. Ese uri bukana twaguze matera ya Relax Foam? Si kuri rwa ruganda rwa Salama Mashini se? Ndahazi. Yego, borohereje abanyarwanda bajyaga bazituma mu mahanga, nanjye nayizanye da. Ahubwo rero nkunda kumenya igisobanuro cy'ibyishimo byanjye. Herega mu buriri ho hayera ibyishimo. Nyuma yo bakiriya bacu beza, turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza, uryama ukavimvira, ukarota neza, ukabadukana imbaraga zigufasha gucyura umubyizi, ariyo Rose Foam. Kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, uzamutse ibumoso bw'umuhanda wahahoze umurenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni munyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera. Mwaduhamagara kuri 0788649828. Kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza. Nibyo kuryama neza siko kuruhuka, ahubwo biterwa naho waraye. Inyungu zo kuryama no gusinzira neza nuko bigufasha kubyukana imbaraga, bityo bikagufasha gucyura umubyizi. Aha niho umushoramari yabyizeho neza, abo bakira inzu nziza ibereye abasirimu nkamwe, ariyo Emi Retreat Apartment. Tubafitiye amacumbi meza, ibyumba byagutse, aho uva muri chambre ukicarira kuri bariko wiyumvira akayaga gahuha neza, ari nako unirebera ubwiza bw'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, aho mushobora kuraramo umunsi umwe kugeza mu minsi mwifuza. Ni inzu zirimo
ibyumba byiza, dushe zirimo amazi ashyushye n'akonje, naho gutegurira amafunguro mu gikoni cyiza kirimo firigo n'ibindi bikoresho byiza byo muri cuisine zigezweho. Tubafitiye kandi na internet mu byumba byose. Abava mu mahanga mwifuza gusura u Rwanda cyangwa kuhakorera imirimo itandukanye, ntimuvunike aho muri buze mubaririzaho muri bucumbike. Oya, mufate izi nimero 0793902356. Nimuduhamagare tubayobore cyangwa mutwandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Kubageni namwe nyuma y'ubukwe mushaka kuruhuka n'abandi bose mubyifuza, nimudusange mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama, umanukiyeho bita kuri Tekira mu Muyange, ni kuri kaburimbo haruguru icyapa cyanditsweho Milk Zone. Abava mu mahanga namwe mutuye mu gihugu cyacu muhawe ikaze, nimudusange tubasanganiza urugwiro. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, mushima Imana. Abadukurikiye bakunda ibiganiro byacu tubahaye ikaze aho muherereye hose, abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, tubifurije kugubwa neza cyane. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Elize, so bwa mbere yewe si n'ubwa nyuma Nyagasani akomeza kudutiza ubuzima, tuzakomeza tuganirize abadukurikira ariko by'umwihariko bakunda ijambo ry'Imana. Ese tubaha ikaze kuri Baraka icyarimwe no ku Isaro TV. Urakoze cyane Baraka, kandi ndagusojeraho neza. Ndaho ndashima Uwiteka. Ndashima cyane. Yesu yakugiriye neza, yagukije impanuka. Yesu yarandinze. Yarakurinze cyane rwose. Nabishimirwe cyane. Ndetse nawe n'abakunzi bacu badukurikiranye. Yesu yarinze cyangwa se Imana yarinze kugira ngo nababandi bafite uko babyumva batemera Yesu, reka tuvuge ngo Imana yaraturinze twese. Imana yaraturinze. Yarahabaye. Yego, namwe ariko ndabona mukomeye nta kibazo. Turaho turashima Imana, ntiturwaye, ibiryo biraboneka. Turabona ibintu birushaho kugenda neza, cyane cyane mu buryo bw'umwuka. Aho niho habakenewe cyane. Reka dutangire kino kiganiro tusenze, dushyira imbere y'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, izina rifite imbaraga, uri umwami mwiza kandi uri umwami w'amahoro, uri umwami ku buzima bwacu, uraturinda ntacyo twatanze, kubw'urukundo rwawe ukabana natwe. Turagushimye rero, turagushimye kubw'abakunzi waduhaye badukurikirana bari hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda, nabo baho umugisha kubw'uyu mwanya tugiye kubana. Nyemerera rero uyu mwanya utubere umwanya mwiza, utubere umwanya wo kwitekerezaho, utubere umwanya wo kuvugurura amasezerano nawe, utubere umwanya wo gusubiza amaso inyuma. Ijambo rya rivuga ngo abantu babaririza inzira nziza za kera, ngo aho inzira nziza iri ngo bari abantu banyura, ni inzira yo kwera no gukiranuka, ni inzira ituganisha mu bugingo. Iyo niyo twifuza, niyo duharanira umunsi ku wundi. Mu izina rya Yesu Kristo rero dufashe kubw'uyu mwanya, dufashe Baraka nanyu mfashe kugira ngo ibyabaza n'ibyo nza gusubiza bize kunogera abadukurikiranye. Utanogerwa nabyo biraterwa n'ibihe arimo cyangwa se n'ibyo yifuzaga kumva, ariko ikiruta byose no kugira ngo buri muntu wese agire umwete wo gutekereza neza ku by'ubuzima no kubw'uru rugendo, cyane ku isi turimo irashirana no kwifuza kwayo. Urakoze rero kuba natwe, urakoze kutugirira neza. Imyuka mibi yose duhiga iturwanya yose itsindwe, kandi ugire icyo ukora muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu, kugira ngo ubutumwa bwiza n'ijambo rya ryongere ryamamare kandi ryagukire mu mitima y'abarishaka kandi ribabohore. Urakoze rero banatwe kandi dufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nyagasani adufashe tubane nawe mwa kino kiganiro, tuvuge ibiza kuba bigira abantu umumaro. Yego. Reka dutangire ikiganiro cyacu rero. Nabonye abantu mu mitandukane y'imitekerereze yacu, hari byo twagiye twumva mu buryo butandukanye, hari ababyumvise kimwe, hari n'ababyumvise bitandukanye. RGB yashyizeho amategeko n'amabwiriza agomba kugenga insengero, yaba izivutse, izihari. Nabonye hari insengero ngo 10,000 14 hafunguye 10,000, hasigara 4,000. Elize ku cyawe giti gufungwa, ahubwo haracyafunze 9,900. Haracyafunze 9,900. Yego. Ubwo nashatse kuvuga ko basobanuye ko hari insengero 4,000 bafunze, bafungwa 10,000, ubwo izindi zagiye zikomorerwa nyuma. Nizo ntumvise umubare neza. Yego. Ku cyawe giti amabwiriza ya RGB n'insengero, hari abavuze ko leta yarengereye, hari abandi bayishimye. Kurwaye ruhande wabyakiriye ute?
ya nanatunguwe ngira ngo hari ikiganiro nakoze nashyize kuri channel ya Tresaro TV. Urabona ko abantu benshi bagiye bandika basa nkaho bishimye. Kwibaza ni gute amadini afungwa ugasanga abantu benshi bishimye yabanejeje mu kubera iki. Yego. Naho kubijyanye no kuba RGB yafunze, hari insengero yafunze ndetse n'iriya myanzuro cyangwa se n'ibyo basabye abantu bagomba kubahiriza cyangwa se ndetse utabyubahirije akazahanwa 500,000 miliyoni 5 arizo umuntu azacibwa kubera kutabyubahiriza. Buriya rero yewe mbibona ko nta cyaha bakoze, nta nubwo byanakagombye kandi kubaho. Ahubwo ikibazo buriya kiri ku banyamadini no bateje ikibazo, leta nta kibazo yateje. Ndashaka kumenyesha abantu bose badukurikiranye kugira ngo batitiranya n'ibintu. Uyu ni umukwabi Imana iri gukoresha ikanyura muri leta kugira ngo ibintu bibashe kujya ku murongo. Kuko iby'amadini n'abanyamadini aho byari bigeze byari biteye umubabaro. Ntago ari amadini yose ariko nyamwinshi yarageze ahantu hababaje kandi hateye agahinda. Habonwa na buri muntu uwo ari we wese, yaba usenga haba n'udasenga, keretse abandi bagendera muri kirabaye. Yewe n'umukuru w'igihugu yabigarutseho abivugaho. Sinubwa mbere yarabivuzeho 2000 mu myaka 7 ishize nabwo yabivuzeho. Bafunze insengero 700 mu mujyi wa Kigali. Biramutangaza uyu munsi banza hari ibihumbi bingahe mu mujyi wa Kigali bifunze. Icyo gihe zari insengero 700 zafunzwe zitazujuje ibisabwa. Umukuru w'igihugu aravuga ati izo nsengero ubundi zifungwa zingana ziricyo, ubundi dufite ivomo, dufite ahavomerwa amazi hangana gutyo, n'amaduka n'amabotike n'iki, ayo madini amaziki. Ariko mu by'ukuri ku bwinshi bw'amadini akoze uko umurongo w'amadini ukwiye gukorwa, cyangwa se uburyo ijambo ry'Imana risaba abantu, ijambo ry'Imana risaba abantu bakagendera ku murongo ujyanye n'ijambo ry'Imana, ntabwo byagombye kuba ikibazo. Kuko ayo madini ayo 700 umukuru w'igihugu yavugaga ndetse n'aya ngaya yafunzwe, yaba yakoraga ibijyanye n'ijambo ry'Imana, nta nubwo tuba turi kubona ikibazo cyo kuvuga ngo leta yafunze insengero cyangwa se leta yakizeho ibyo bamwe bari kwita amananiza, ariko gihe nabona ko atari amananiza. Buri byose rero buriya biri ku gahanga k'abanyamadini, kandi n'ijambo ry'Imana buriya haraho rivuga ngo kuko banze kwemera no kumva ukuri nzareka umwuka w'ubushukanye ugendere muri bo. Hakaba n'ahandi havuga ngo nzabakina ku mubyimba byo batinyaga bibagezeho, ngo igihe umubabaro n'uburibwe bizaba byabagezeho. Ibyo byose biraterwa n'iki? No kutumva. Kandi birabaje kuba wabona abitwa ko ari abakozi b'Imana, reka tubyite gutyo, aribo bakananiranye bagateje ibibazo muri rubanda. Birabaje cyane, ntabwo byagakwiriye. Ibyo twakabyumvishe mu tubari, twakabyumvishe mbese naho twakabyumvishe no mubo tuvuga ngo nabapagani da, twebwe tuvuga ko abapagani n'abatarayobotse amadini yacu tubarizwamo, niho byakagombye ibyo bintu bikuba bibarizwa. Ariko noneho biri mu madini nyirizina. Ariko mu by'ukuri ibintu leta yakoze yabikoze n'Imana ibifite nk'umugambi, n'Imana ibishaka, kubera ko ntacyo amadini yagafasha abantu. Icyo amadini afasha abantu icya mbere no guhindura imyumvire mu bijyanye no gutandukana n'imbaraga mbi zibajyana mu byaha. Ariko uzarebe ibyaha byose biba hirya no hino, usanga umuntu yarabatijwe. Nigeze mbona umugore wishe umugabo we afatanije na basaza be babiri, ngira ngo urwo rubanza bararubonye. Ndamwibuka. Bavuze ngo yaramaze iminsi mu masengesho, yaragiye gusenga, avuyeyo araza afatanya n'abavandimwe we kwica umugabo we, kandi yaravuye gusenga. Uragenda wumva ibyaha byinshi, ukumva umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, kandi wajya kure ugasanga bafite ya mazina ya Gikristo, ya mazina yuko babatijwe. Urumva? Rero nta musaruro mu buryo bw'iterambere no mu buryo bw'umubiri, nta na kimwe kiri kugaragara. Umukatolika yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima. Udafite umubiri muzima n'ubugingo ntibwaba buzima. Ubugingo buba buzima kubera ko umubiri ari muzima, n'ubugingo bukaba buzima kubera ko mbese byose bigafatanya bikunga, biruzuzanya. Kimwe rero cyapfuye n'ikindi kirapfa. Ariko noneho buryo umubiri ushobora no kugira intege nke ukaba wakononekara, ariko ubugingo ari buzima burya byo nta nicyo byaba bitwaye. Ariko ikibabaje nuko byose bipfira rimwe. Ku cyaho giti ikosa rinini cyane ushinja abanyamadini niriye? Irya mbere ni ukutamenya umuhamagaro, ko hari ababigiyemo ari umuhamagaro w'Imana. Imana yarabahamagaye, yarabatoranije kwikorera. Abandi babijyamo kubera kubikunda n'ishyaka ariko ritarimo gutoranywa, kuko mu Baroma ibice 10 ku murongo wa 2 hari amagambo avuga ngo ndahamya ko bafite ishyaka, ngo ndahamya ko bafite ishyaka ry'Imana, ngo ariko ritava mu bwenge, ngo kuko basuzwe gukiranuka kw'Imana
ngo byabateye kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo ngo bibatera gusuzugura gukiranuka kw'iki kw'Imana niko ayo magambo avuga. Bivuga ngo rero icyo nari nshatse kuvuga, abanyamadini bararangaye ndetse baradohoka. Twagombye kuba tubona abantu nyine buzuye urukundo, buzuye amahoro, buzuye ibyishimo, nubwo mu isi nta mahoro yuzuye abantu bahabona nk'uko umuririmbyi cyangwa na Bibiliya bivuga, ariko byibura burya abakristo cyangwa se abanyamadini bagombye kuba umusemburo w'amahoro. Burya nabo bakagombye kuza mbere, ibindi bikanaza bikurikira. Rero birababaje aho tugeze, usanga leta yajyaga gufasha gutabara mu madini, guhosha amakimbirane yavutsemo, wajya kubyumva. Noneho hakaba no gushyira imbere kwizirikana ubwabo. Nyamara Pawulo yagiye abwira abantu, Pawulo umukozi w'Imana ukomeye cyane muri Bibiliya, yabwiye abantu ngo nimukizirikana ubwanyu, ngo muzirikanane na bagenzi banyu cyane. Habayeho ikintu cya mbere cyo kubanza kwikunda no gukunda iby'isi. Kandi ugiye muri Yakobo hari amagambo avuga ngo idini itunganye n'isura imfubyi n'abapfakazi n'abakene mu mibabaro yabo, ngo no kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Umvise ukuntu bivuga cyane. Idini itunganye itanduye imbere y'Imana, n'isura imfubyi n'abapfakazi n'abakene mu mibabaro yabo, no kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Urumva rero abanyamadini mu by'ukuri bari bageze ku rwego bafite competition inarenze, ku buryo ahantu hose bashaka amafaranga, bashaka kumenyekana hose bahakora. Ku buryo inyigisho zisigaye ziri mu nsengero nta kibazo. Ku buryo inyigisho zose zisigaye ziri mu nsengero, mu by'ukuri ugiye kuzireba byaguteraga ubwoba. Warebaga ibintu bigisha bikakuyobera cyane, aho umuntu ashobora gutinyuka akabwira umuntu ati mwebwe kugira ngo muzajye mu ijuru nimujye kugurisha isambu, muze mutange amafaranga ku nyubako tugiye kubaka cyane. Numara kwigurisha Imana izaguha ubugingo, izaguha ijuru. Bari basigaye bagaba ijuru, batanga ijuru, kandi nta wundi ufite uburenganzira n'ububasha. Ijuru tuzaryinjizwamo n'imirimo myiza no gukiranukira Imana, kandi ubwo burenganzira bufitwe na Yesu Kristo wenyine. Yego, nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ndakujyana mu ijuru. Uri kubyumva? Noneho rero hari ukurya abantu amafaranga, hari ukubaha inyigisho mbi. Yego, urumva? Uzi ko inyigisho zatangirwaga mu madini zari zisigaye zirutwa n'izo leta itanga muri ka kagoroba k'ababyeyi mu manama agiye atandukanye. Uko leta yo byibura inabwira abantu gukora, ikabwira abantu hari n'inama zicurirwa mu nsengero zirutwa n'iz'abagiye mu kabari. Zirutwa n'iz'abagiye mu kabari. Biratangaje kubona hari umupasiteri tugifite ucyanga gusezeranya abana ngo bamwe ni Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi. Barahari. Ibyo byo twagiye tubyumva, nubwo ntago nabihagazeho, ariko twagiye tubyumva amacakubiri. Yego, mu macakubiri mu nsengero byagiye byumvikana. Nabihagazeho ngewe narabibonye. Nawe nyumvira nyine, nyumvira niba u Rwanda rugeze, reba aho tugeze. U Rwanda rurimo rubaka igihugu, ari nako rwubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Urumva ibyo bintu by'ingenga bitekerezo by'amoko biragenda birandurwa mu mitima y'abantu, nubwo wenda bitashira 100%. None birabaje kuba babisanga ku muntu witwa ko aterura Bibiliya, ibiri muri Bibiliya n'ibyanditsemo byose tubisobanukiwe, warangiza ugatangira kuzana amacakubiri. Yego, hari naho bavuga ngo uyu ntago twamugira, uyu n'uyu ari mu ubu bwoko. Uri kubyumva? Ibyo rero birakwereka ari naho leta yanahereye ibona ko ibintu bigeze kure. Hari idini ryigeze rijyanwa mu ngando, ingando ubundi zijyanwamo abantu bananiranye batumva kugira ngo bagororwe. Ibyo se wari ubizi? Niko bimeze. Niko bimeze. Hari idini bigeze bajyana mu ngando, kigero ryavugwagamo amacakubiri menshi agiye atandukanye. Bagomba kubakura mu miryango, abayobozi babajyana mu ngando bamarayo iminsi. Noneho ikindi kintu cyantunguye ni ukuba ngo hari amadini amwe n'amwe yagiye asangwamo gucumbikira cyangwa se gushaka kwifatanya n'imitwe ishaka kugira ubutegetsi bw'igihugu nabi. Umuntu wese winjiye muri ibi bintu by'iyobokamana akabyinjiramo nabi, akabyinjiramo ashaka amafaranga, akabyinjiramo ashaka icyubahiro, akabyinjiramo agamije kugwiza abayoboke benshi, aho kugira ngo agwiza abo Imana ikeneye, ahubwo agashaka kugwiza benshi. Ntacyo atakora burya. Niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzabareka umwuka w'ubushukanyi ugendere muri bukorere muri bo, kubera iki? Kubera ko banze kumva. Rero burya umuntu witwa ko ari umukozi w'Imana cyangwa se umuntu witwa ko ari umukristo waguye ntabivemo agakomeza kwihagararaho, aba mubi kurusha umuntu utarigeze umenya
umenya Imana. Ibyo rero ntibyaba ari igitangaza, kandi tugira inzego zifite uburyo bwinshi bugera ku makuru yose ashoboka, cyane ko n'izo nsengero n'abayobozi bamwe namwe mu nsengero haba harimo n'abakozi ba leta byanga bikunda. Abakozi ba leta niho basengera, mu madini bagira aho basengera, harimo nabo batorwa bakabaha imyanya, amaso yabo rero arareba, amatwi yabo arumva ibyo bumva. Rero hakaba rero n'ibi bya YouTube ndetse n'izi mbuga nkoranyambaga, nazo ni nziza nubwo ku rundi ruhande zitari nziza, ariko nazo baba bakurikirana ibihabera cyane, ibihabera. Narababayeho umukuru w'igihugu ejo bundi avuga ati yabigarutseho mu minsi yashize mu mezi 6, avuga ati ariko ibi bintu by'insengero, ibintu umuntu arajya kwishakira udufaranga, najya gushaka udufaranga mutuzane, urumva atubazanire, mudufate muturye, muyagira yanyu. Uri kubyumva? Yari afite amakuru yuko aba bantu uretse no kuba bikinga mu mwambaro cyangwa se muri inyuma ya Bibiliya, ni n'abajura mu buryo bw'ubwesiko. Nta mabanda menshi, nta mabandi yibereyemo. Biragaragarira umuto, biragaragarira umukuru, aho umuntu ashobora kujya ku ruhimbi. Ngewe nigeze njya ahantu umuntu arimo agurisha urubingo, avuga ati urubingo akadutanyagura kera akagenda agurisha agati k'akabingo, undi agakuramo ikote ati uwambara ikote ry'umushumba n'utanga amafaranga kuva ku 500 kuzamura. Kandi rero n'abayoboke nabo ntumbaza icyabateye no kutamenya Bibiliya no kutamenya agakiza icyo ari cyo, barabyiganaga kujya kuryambara, barabyiganaga. Biratangaje aho umuntu ati genda uzana itaka ryaho ushaka kubaka, nuzana iryo taka jewe yenda risengera, ariko uratanga ituro, agatanga ituro ry'500 cyangwa 200, akajya za Nyarutarama, yego akajya za Nyarutarama, akajya n'ahandi hantu, akajya kugira gute, akajya kuzana itaka, akajya kunama ahantu hatari mu isambuye, akajya kwacukura itaka kubera ko bamubwiye ngo zana iryo taka tugusengere kugira ngo Imana igutuza ahantu wifuza. Ariko nawe uratanga iki? Uratanga ituro. Urumva? Ibyo byose rero leta yakoze ibintu byiza, ndakubwiza ukuri yakoze ibintu byiza, kandi nuko utagira urusengero. Oya, ntago ari yo mpamvu, ntago ari impamvu y'urusengero. Oya, niyo nshaka kugira urusengero nari burugire, ariko nta munezero ukiri mu, nta buryo bukiri mu rusengero, kuko nizubatswe tuzinjiramo ukumva imyigishirize, ukareba gahunda zakorerwa, ukabura ikintu kizima wasangamo. Ariko bose nta kindi cyabiteye, ntago ariko bahoze. Hari abahagurutse ari bazima rwose, bafite umuhamagara ari Imana ibatoranije, bahamagariye umurimo wayo, bawukora neza, bakiranuka, batinya icyaha n'igisa nacyo, ndetse bigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu mwimerere wabwo. Ariko byaje kurangira nabo babaye nka babandi, nkuko Paulo yavuze ngo Dema yaransigiriye ngo ajya gushaka iby'iki gihe bigezweho. Nabo rero bagenda bagwa, bava mu murongo, bava mu mwanya. Kubera iki? Kubera ibyo bintu bararikiye cyangwa se ibyo bintu bakurikiye. Rero mbona kuba amadini ntago leta yarenganije, ntago ari leta iri kubikora nyayo 100%, harimo n'ukuboko kw'Imana. Kuko hari igihe abantu barigize intakoreka bavuga ati nta wadukoraho, bumva ari abantu badasanzwe. Ariko wibuka ari ikiganiro twigeze dukorana hano hashize iminsi myinshi, nzongera nkigarureho. Narakubwiye ngo abanyamadini bibeshya ko aba bayoboka ari abantu babo. Navuga n'abantu n'ab'Imana, kandi abantu n'aba leta. Abantu n'aba leta buriya rwose, na leta yanazifunga zose ikazifunga, kandi nta kintu cyahinduka. Bivuga ikindi natinze nibagiye kuvuga, amadini umumaro wayo si kwigisha ubutumwa bwiza gusa. Hari kwigisha ubutumwa bwiza, ariko ari no gufatikanya n'igihugu mu bijyanye n'iterambere. Reba ahantu igihugu cyacu kigeze. Ejo nahoze nagiye ahantu bita nanyuze ahantu mu cyahafa, ariko se nanyuze neza, ndeba imihanda irimo n'ahantu nakuriye, n'ahantu wibazaga niba hanyura kaburimbo bikakuyobera, ndeba ama etage huzuye, mbese naratangaye cyane. Igihugu kimwe kiratera imbere umunsi ku wundi. Urajya kubona ukabona umuntu aragenda mu modoka ya miliyoni 150, ngo ni profete, ni pasteur, ni bishop, cyangwa se n'amatitire ntashaka no kumenya, nta n'impamvu yo kuyamenya ko ntacyo biri bumarire, nta nicyo imarira abadukurikiranye. Ugasanga umuntu afite amazu i Burayi, afite amazu ye, ayo mafaranga yose nta handi yayakuye mu bayoboke. None ayo mafaranga leta ntabwo yagombye kwaka umusoro ku mafaranga. Oya, ntiyagombye kwaka. N'ubu kandi abantu banabyumve neza, nahoze nkurikirana ikiganiro, ntabwo leta ifite gahunda yo kwaka amadini imisoro, kuko bavuga ati bazasora bagiye kugura ibyuma, ibyo bazajya kugura. Ariko noneho icyo ishaka kumenya ni amafaranga binjiza akora icyo ajya hehe. Noneho ugasanga mu mihigo y'iterambere igihugu kirimo, amadini wagira ngo ntabwo biyareba. Urumva? Niba umuntu ashobora gukorera amafaranga 20,000, 30,000 ku kwezi, akabitangira umusoro,
wabyumvise noneho uragenda mu modoka ya miliyoni 150 cyangwa nishaka ze miliyoni 100 urakira amafaranga ntawe uri bukubaze ngo ayo mafaranga n'ibiki byose cyane ko ayo mafaranga n'impamvu yanaryohaga y'abanyamadini bigatuma banayoba nuko nta mukristo wajya gusubira inyuma kubaza ngo amafaranga yakoze iki bayakiraga rwose bakaryohamo bakagura izo modoka n'ibiki byose cyane none se urumva amafaranga yabo amaze iki niba igihugu iterambere ry'igihugu burya n'abaturage bikumva niba batakwatse ayo maturo niba batakwatse iyo misoro ufasha abaturage bangaye kandi leta ntinakeneye ngo ufuterwe amafaranga unayabashirerega ikeneye kureba ngo abantu basengera aho babaye mu buhe buzima uririrwa ubaka amafaranga ucuruza inyanya ucuruza intoryi ucuruza imiteja urimo uramwaka amafaranga aho utakamukikiye ngo azamuka atere imbere nana yatange nawe ari ku murongo nk'uwabandi nta pfunwe afite urumva yego noneho rero ibyo ngibyo ni ibintu ubona ko byari biteye ubwoba umuntu yarwaraga nta kumusura urakora ubukwe mbese kandi ni umuyoboke wabo nk'uko leta ikunda abana bayo iyo mvuze abana bayo ni abana b'igihugu twese turi abana b'igihugu niyo mpamvu uzabona leta wabonye nk'irubavu ejo bundi ibisasu byaguye hariya bafashije ya miryango yabuze abantu hariya babaha amafaranga banabasanira inzu zabo zasenyutse mu by'ukuri sese hari aho bipfa kuba biriya hari aho bipfa kuba ni byinshi umuntu yagenda avuga hari izo mituweli de sante mu buryo bw'ubwisungane leta ifasha abantu kugira ngo bace kwivuza kuko izi ko abaturage bayo si no mu Rwanda ariko zingiye kuvuga ngo ni mu Rwanda gusa ni Burayi mu bihugu byose bikomeye byo kwisi burya bigira uburyo bw'ubwisungane bwa mituweli nabo burya barazigira urumva ejo bundi naho zenganira n'umuntu ambwira ukuntu umwana we bagiye kumubaga ku 850 mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yagomba kwishyura miliyoni 500 ngahe kubera mituweli de sante yego ese abo bantu ufite ubafasha mu buhe buzima babayeho bati abana bo babayeho bati abapfakazi ufite mu idini rye babayeho bati abakene babayeho bati ufasha iki ukora iki tureke nibyo mu idini uva mu idini ukagera hehe kwa muganga tugira abantu batagira abantu babageraho mbese hari ibintu byinshi abantu bashobora gukora cyane mu byo rero byatumye leta ifata ziriya ngamba ni ukubona abantu bubaka imitamenwa bagendera mu modoka zihambaye wabyumvise ariko mu by'ukuri ntacyo bamariye abandi bantu bari ku bandi ahubwo tunashimire leta kuko buriya niyo haza kubaho igenzura bati izi modoka wazikuye aya mazu wayakuye benshi bari kubafunga bamwe bari gufungwa benshi cyangwa nibirangira hana bagiye gukora audit ku bakozi b'Imana wenda sinabimenya none se niba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'umuyobozi wa RGB ubwabo bavuze ko umunyamakuru yabaje ngo none aho ntimwaba mugiye ati niki gituma leta igiye kwinjirira amadini ikabasha kumenya imikorere yayo cyangwa se ikabasha gucunga ibijyanye n'amafaranga yabo havuze ati turashaka kumenya imikorere y'aba bantu ubundi bakora bate amafaranga bakira bayamaze iki bayakoresha iki uri kubyumva banumvishe ko banavuze ngo ubu ngubu amadini kugira ngo yemererwe gukora bumvishe ibyo basabye bagomba gushaka bujuje cyane hari ugutanga izo miliyoni 2 hari kuba warize theology hari kuba ufite ahantu kubatse mu hemewe nyine kubaka insengero hari byinshi bagiye basaba yego ariko no bavuga ati ariko kandi no nuza habwa ibyangombwa azagaragaza ese aho utuye uzahakora iki uzafasha iki abaturage uzafasha iki leta kuko nigomba gukora yonyine leta rero simvuze ngo yari yaratinze ahubwo cyari cyo gihe cy'Imana kugira ngo leta ibikore kuriye buriya rero ibi bikozwe umunyabwenge yakabyigiyemo abantu bari amafaranga y'abantu bahemukiye abantu none ikintu kibabaje hari umukuru w'igihugu yavuze ngo abantu ngo umuntu ajya ku musozi ngo akaza ngo akaguhanurira ngo akavuga ngo Imana ngo irambwiye uzi ko ari ibintu byeze yego ku ma YouTube mu hirya no hino ngo Imana irantumye yabona muri Kongo intambara yabaye wenda begereye hafi n'umupaka w'u Rwanda ngo abanyarwanda ngamaraso aramenetse intambara iraje nujye byumva cyane ati ubwo buhanuzi muhanura hari umugabo yigeze ahanura aravuga ngo 2015 ngo leta ngo leta iyobowe na Perezida Kagame izavaho ngo Kagame ngo azapfa 2015 uri kubyumva ngo Kigali zarimbuka ngo niba ari na Karongi na hehe yavuze intare 3 zizarimbuka ku buryo nta muntu n'umwe uzazirokokeramo uwo muntu buryo yaje abivuga yahahamuye abantu natwe tutarakura mu by'Imana twavuze ati ibintu wumvaga ari nkabyo abahehe ubu sinzi ahantu aherereye uwo muntu ntabwo wigeze umwumva ntawe numvise
undi buze kumugusharinga kuri YouTube yavuze ati mu Rwanda hazameneka amaraso none agahita agereranya ngo ayamenetse ubwo ashatse kuvuga muri genocide ati ni make cyane bamvuga ubuhanuzi abantu bazana mukuru w'igihugu bati ubwo buhanuzi bwoko ki ubuhanuzi bukura abantu imitima ubuhanuzi butuma abantu uziko ibyo bituma abantu badakora ahubwo cyane wowe uraza bavuga ngo hagiye kuba intambara ngo ameneka amaraso ngo arutago yamenetse muri 94 gusa ibyo ni biki ukuzana ahubwo dufite leta nziza abantu bagombye kuba benshi banakafunzwe rwose ariko leta kubera ko gufunga abantu ukabamarira muri gereza nta terambere ryaba ari birimi nta nyungu yabibonamo rero amadini yavunnye leta ku rwego rwo hejuru rero aba banyamadini ibi ryabaye nibumve ko ari bo ubwabo nibumve ko ari bo ubwabo Bibiliya ikavuga ngo ibyaha byacu nitwe biriho kandi nitwe bigirira nabi uri kubyumva bumve ko bahemukiye Imana n'abantu bagahemukira na leta ese ubu abantu bundi bazihanira he gwemukira Imana ugahemukira abantu ugahemukira na leta ibi inzego eshatu zose uhemukiye kuko hari abaribwa amafaranga hari yo leta mudafasha kwigisha inyigisho zihindura abantu byibura ngo n'inkiko zoroherwe ubu ugiye kubaza bakubwira ko niba hari imyaka habaye imanza nyinshi uretse za gacaca iyi myaka ariho habaye imanza nyinshi urukubyumva burya amadini yagombye kwigisha inyigisho zihindura abantu ku buryo ntago bakuraho ibijyanye n'inkiko oya kuko tutari mu ijuru ariko byibura abafungwa cyangwa se imanza zikaba nkeya kubera ko ijambo ry'Imana ryagize umumaro bijyanye n'amadini twari dufite iyo abo bose bari ku murongo w'ijambo ry'Imana tuba turi umva biba birenze uko abantu bagira gute uko abantu babivuga kaba turi paradiso urumva ariko abantu bavuze ko RGB nabyo yashyizeho bya miliyoni 2 kwandikisha hari ugusa nk'abacisengera ahubwo burundu ariko batanazica agakora bya bisambo twavuze bashaka kwamagana bati gute umuntu ufite amafaranga ushaka gushora mu rusengero biramworohera kuko nyine afite amafaranga utayafite ubwo azagenda hakore abafite amafaranga abanyamuhamagaro batakare biriya umukuru w'igihugu hari ahantu yabivuzeho aca amarenga yaravuze ngo aya madini urumva aya madini yose ariho nuko abantu batabitahuye neza batabivumbuye yaravuze ngo ubundi twakuze hari amadini twasanze ahari ntiyavuze amadini yaravuze ngo ibyaje ndeba ibyo mifite ikibazo ibyo nasanze byo sinzi byabyo rwose ariko ibyaje ndeba gutya ati byo nubwo ntabyemera ariko nabisanze aho ngaho atariko ibyaje nyuma urumva ibyo byaje gute ko aribyo biteje ikibazo ni uburyo bwo kugira ngo kuko abantu bose umuntu wese wabuze akazi yashaka kujya mu idini yapfaga kumenya imirongo imwe n'imwe cyangwa se akajya yumviriza ibintu bivugwa akinjiramo ariya ngo yabaye umukozi w'Imana biriya rero ni uburyo bwo kugabanya aka kajagari ni nabyo byiza rero byo kuvuga ngo ufite diplome wize ibijyanye na theology ubundi ntibyakagombye kuko ijambo ry'Imana ryo si ngombwa ni byiza ariko si ngombwa cyane kuba warivuga uko wize theology kuko ijambo ry'Imana ni impano Imana ishyira mu bantu kandi ikaba n'ubusobanuro bwaryo niyo mpamvu uryigisha hariya yaryigishe neza rikuryohera wakumva uryigisha rikakuryohera ariko impamvu bazanyemo kuba abantu barize ibi bintu ni iki hazamo burya mu kwiga mu gukora umwuga utize no gukora umwuga wize biratandukanye hari amategeko usangamo urumva hari imyitwarire usangamo hari ibyo ukwiriye kuvuga n'ibidakwiriye kuvuga ibyo byose ubimenyera mu ishuri kuko ndibuka ko nanjye nigeze njya muri theology ndiga nubwo nacikirije ntayirangije hari isomo bajyaga batwigisha rijyanye n'ubuhanga mu kubwiriza no mu kwigisha ijambo ry'Imana bajyaga batubwira ngo twasanze tujyayo babanje kutubwira ati rero mugiye kubona ukuntu mwajyaga mukora amakosa kandi twe twumvaga nta makosa dukora batwigisha bavuga ngo niba ugiye kwigisha abantu 50 bafite imitima itandukanye hari abaje mu rusengero baje kwishakira abakobwa cyangwa abasore hari abarwaye indwara zidakira hari abashonje hari ababuze minerva mbese buri muntu wese afite ibibazo byamuzanye aho ngaho baravuga ngo kugira ngo ufashe abantu kugira ngo bakire batahe buri muntu wese yakozweho n'ijambo wigishije kandi adakomerekejwe naryo urabigenza uti baduha urugero ngo jya kumva umuvuga butumwa ngo arigishije ngo hari umukobwa washatse kumfata ku ngufu ngo ariko abakobwa b'iki gihe we agize muri rusange
harimo abakobwa muri iryo teraniro ubateye ipfunwe neza urumva bagifashijwe urumva bagifashijwe se ni uvuga ngo hakaba amagambo utagomba gushyira hariya muri rubanda. Ibyo tugenda tubyumva, kubahiriza iminota, imyambarire, ibyo ugomba kwambara, amagambo ukuri kuvuga n'udakwiriye kuvuga, ibyo byose biba ari byiza cyane. Kuvuga ngo wize ibi rero mu by'ukuri leta yo nyine ikora nka leta, abari mu buryo bw'iyobokamana bwa nyabwo bazi ko utarize wavuga ijambo ry'Imana rihindura abantu, kuko byo ntirisaba ubwenge buhambaye. Ariko ibyo ngibyo kugira ngo bigabanye ka kajagari, ese abo bantu barize ko bafite ubwo bushobozi, bafite ubwo buryo. Biriya leta yakoze rero uburyo bwo gukumira, ubundi yagombye no kubihagarika. None se ubundi urebye ibintu leta yasabye biroroshye. Icyambere kugira ngo ubone ahantu hari urusengero rujyanye n'uko leta ibishaka, n'inyubako ijyanye n'uko leta ibishaka, ntabwo biri bworohere buri wese. Byo bwabyo ni ikibazo. Byo bwabyo ni ikibazo. Reba ko ufite 5,000 pariseri 8 metero kare 5,000, sibyo harya? Metero kare 5,000 se n'indi ubibona. Nindi urabibona se? Kajya urusengero, amashuri, parking, ivuriro, parking. Aho se ivuririza nta urusengero ruzajya ruba rwonyine. Urusengero ruzajya ruba rwonyine, ibindi bikorwa bijyana handi. Yego. Urumva? Izo metero kare uzazikura he? Mu mujyi wa Kigali. Aho wazibona se? Ntabwo wazibura. Noneho reka ntago ari umuntu wese umushora nyine byandi twavugaga azashora zibone. Metero kare 5,000 mu mujyi wa Kigali. Birashoboka. Uzazibona akabona n'ibyo bindi, izo diplome, agatanga n'izo miliyoni 2, akabona nabari abantu 1000 bamusinyira, ngo ngo bizakunda. Yego. Ubundi kira kintu barimo barashimangira icyo umukuru w'igihugu yavuze, kuko yavuze atahubwo zanagahagaze. Urumva? Yego. Abantu 1000 uzabakure bagusinyira, ariko ubundi ugashyiraho kopi y'iranga muntu yawe, nimero y'iranga muntu yawe na nimero de telefone yawe. Ni bande bazapfa kubyemera se? Ni nko kukwishingira rega. Ni nk'umuntu ugiye kwishingira umuntu muri banki. None wa muntu akora ibyaha bikomeye, namwe muzahamagarwa mu bibazo. Tujye kuzafunzwe burundu rero. Maze gufungwa insengero 652. Yego. Ndetse ngo baracyakomeje. Nibakomeze bazifunge. Kubera iki? Kubera ko akosurambaza ngo kubera iki koko? Ibyo ubonesha amaso yawe, ibikorwa aho nibafunge z'abanyantege nke. Oya, kiriya wavuze ngo hari abazabigenderamo. Ndabyemera ko hari abazabigenderamo kandi bari bazima rwose, bigisha neza, bafite batarangwa n'amafaranga, mbese rujuje karite y'ijambo ry'Imana ikibasaba. Abo nyine birumvikana ko iryo tegeko nabo rirabagonga niba batabifite. Ariko Imana ifite uburyo izabakoresha, kuko ntago umuhamagaro urangiye. Ifite uburyo izabakoresha kwayo. Niyo mpamvu nabwo ngo be kubyigana cyane. Uya abantu bagiye babyigana cyane bagashaka gutanga Imana imbere, bareke Imana ibakoreshe niba koko barahamagawe n'iki n'Imana. Abo rero bavuze ngo n'ubundi amabandi ari buze gushakisha uburyo yinjira, kubera ko afite amafaranga, afite ubwo buryo. Yego, ariko nk'uko ibi byabaye nabo ubwo bizongera bibabeho. Ese bagize ngo leta iricaye. Umva ikindi gikomeye, amafaranga yose yatuwe agomba kujya kuri banki, kuri konti. Yego. Nta muntu uzongera gutura amafaranga byandi by'abadiyakoni bajyaga bafata amafaranga bakayajyana. Nta mafaranga cash mu ntoki azongera kubaho. Oya. None nta mafaranga cash. Muri cyumwe baza bari umukozi wa banki muri, no kuvuga ngo bazashiraho nimero ya momo. Izwi pana telefone isanzwe, kode izwi buri rusengero. None bavuga ati ushaka gutanga amafaranga arashyira kuri iyi kode. Uyazanye mu ntoki. Iyo kode rero ihuzwa na banki. Abimvise? Ihuzwa na banki. Kandi idahuzwa na banki bizagaragara amafaranga yanyuzeho uko angana. None ababishoboye bagende bayasevinge bayashyire kuri hehe? Kuri banki. Uri kubyumva? Bizashobora bangahe ibyo bintu? Ni bake. Bizashobora bangahe? Ni bake. Leta yabashoboye, ariko na Yesu yabigizemo uruhare. Kuko umuri akarindi kaba abanyamadini bamwe na bamwe kari katugeze kure. Yewe haraho narebaga ngo ni nkaba nashimye Imana, hari insengero 2 navuze ni izi zisigaye zite, none barazitanagiye. Nashimye Imana cyane. Ubwo ni nkizihe? Mbabarira. Isi zitinya. Oya nabo nazitinya. Inyigisho bigishaga zifite ibintu bipfuye, ngo mu kirere
harya ngo ni iki ngo mu kirere cyo hejuru ngo turagusengera ngo inyenyeri yawe yatwawe igaruke ibintu by'ubupfumu n'ubupfumu n'ubukonikoni kazi bazanaga mu bantu kubwira umuntu ngo hari amaterime njye numva bakoresha yewe mana ameze ukuntu ariko byitwa inyenyeri ngo mu kirere ngo cyahehe ngo ibiki n'ibiki aho kugira ngo bigishe abantu kwihana no kubabarirwa no kuva mu byaha kuko ubutumwa bwiza rega burasobanutse ugiye inyenyeri yawe yazimye ngo ubundi ngo abantu wajyaga wigisha ngo imikasi ngo 12 ngo ikatanga ngo amateka mabi ku buzima bwawe wabyumvise imikasi 12 ikata amateka mabi ku buzima bwawe uri kubyumva yego noneho muri iyo mikasi no bagira ukuntu biga ibintu bijyanye na karande baricara bakabiganirizanya bakabibwirana kumwe leta ivuga ngo bajye kwiga teoloji abandi bagiye biga amanyanga n'amacenga y'uburyo bagufatira mu byo bakubwira kandi ukumva ibyo bakubwira nibyo iyo utasomye Bibiliya ngo kure ngo umenye gutahura abo bantu wumva ko kuri kumwe n'abakozi b'Imana wumva ko kuri kumwe n'abakozi b'Imana umva ikindi kintu cyatumye Imana ishyira umukwabo muri izi nsengero n'izindi zizakomeza no gufungwa kandi gufata umuntu uje ukugana ashaka Imana aho gatangira kumwizeza ibindi bintu bitandukanye n'iki bitandukanye n'iby'Imana ugatangira kubabwira ibintu bijyanye n'amarangamutima yawe urumva yego none ukabwira umuntu kwizeza umuntu ati tanga amafaranga ngusengera Imana iguha umugabo tanga amafaranga ngusengere Imana iguha urubyaro jewe nigeze njya ahantu mu iteraniro rimwe barimo bigisha kera bagicuruza ama DVD z'amakorali umuntu aravuga ati umugore utabyara naguri DVD miliyoni hari ukuntu bafataga agaseke bakagashiramo imbuto bakagashiramo inanasi mbese imbuto zose bagashiramo DVD bagahita bafunga bakadekora za VIP zigurwa n'abambere arangije avuga ngo iyi DVD umugore utabyara wa mbere miliyoni 2 murabyara ni muri gize imbuto ziri muri agaseke zirahure no kubyara k'umugore wenda bayazisengera ngo niba ufite umwana w'ikigoryi uko nkubwira uko nkubwira uko ka Pawulo umuvandimwe nawe ujye uvuga uziga Pawulo yafataga umwenda akakubwira ati genda umukozeho Pawulo nuko yabikoraga none ugasanga izi sengero zabaye iguriro mu bucuruzi bwari bwibereyemo ushobora kuba rutaragira no gucuruza amagi none ureke kuntu bapiganwa igira imwe rikagura amafaranga 10,000 ko mbona ubwo bigiye kubiguriro byikubye umuntu uzajya ubona biriya ibintu yasabwe kandi yacuruza byihusa reka azacuruza nandeze azacuruza nande kandi leta ikubwira ngo nta maturo azongera kujya nyura pembeni amaturo yose yatuwe ubu se reka nkubaze je nakunze umubishop runaka te nuko yabwirije ikindi kingafasha amafaranga ibyo nashije kuri telefone ye ibyo ntacyo bitwaye yego ntacyo bitwaye ariko n'uya mwaka bijyanye n'ubwesco iki gihugu ko nacyo kiri masora iyi leta kuri maso ku baturage bayira ntago bizorohera umuntu bukadona umuntu kugira gute ibyo byo bazabikora yego ariko amaturo yose nayo yandi yo muri burakeye bajya batura mu gitondo kare ariko none umva n'ikindi kintu kibabaje reba kuba leta yabwira abantu ngo munyuze amafaranga nuvuga ngo mbese leta yatakarije icyizere ikintu cyitwa amadini muri make bazi ko ibyo bintu bababwiye n'ubundi bazi ko ari abantu batazabikora reba kuba uvuga ngo uravuga Imana urigisha abantu Imana ababuyoboye bamwe na bamwe na leta bakakubona nk'ibandi nk'igisambo kiri aho ngaho urumva kuntu bibabaje cyane rero hari abazabyitwaza ubu na za YouTube bagiye kuziyoboka cyane bagiye kuyoboka za YouTube banyure kuri YouTube bari ku iki gihugu ntago ndabo pastor ukomeye uza tukayatwikora live kuri Baraka muze sha hari n'abatangiye kujya Uganda hari n'abatangiye gusimbukira Uganda kubera ko amategeko ya Uganda ntabarajyayo sinya n'umwe baba batondekanya abagenzi nawe nandi gusa Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka avuga ahubwo ibibaye byiza abantu bayamanika bakavuga ati twafashwe twaguye muri gakoco kandi baranafashwe kera yari isaha yari itaragera bagakwiriye kuvuga ati ibi bintu turagayitse babandi barutsaga abantu ibikeri babahe
umubwire wa mugabo ibyo ni ibyo wabonye bike ariko hana muganire reka nkubwize ukuri reze turi kuganira menya abakristo nabo dufite ubujiji bukomeye najyaga ndeba ibihangane muvuge we najyaga ndeba ibintu Papa King akora agatunga abantu inkoni ngo bari kuruka ibikeri kandi akayobokwa kandi ubwo ni diri yateguye yapanzwe abantu ariko si abantu bo ninde babaroze koko hari abagore babiri b'Imusanze baciwe mu muryango bajya hari umunyedini wajya kubazana hano i Kigali akagenda akabigisha ngo baze bigiza abarozi mu rusengero umwe narayibonye kuri YouTube cana bivuga amamagara nyiri cano arangatuye umuntu yayibonye aragenda bariyunga agira itwuna mugenza barabihagarika akabubwira ati ufata ubugoro urabubona agafata ubugoro akabushyira mu musatsi akabupfundikiraho akabutegeraho igitambaro undi akafata ibindi akabishyira mu isutiye ibindi akabishyira mu mweko ngo ni ibirozi bagapanga umwe akavuga ati uze kwicara hariya nawe wicare hariya ngenda haza nk'ubarondora uburozi kandi nange muhite mutinye akabishyura ngaho se sha wagize ngo bari 10 yabaga niyo bavuze 10 noneho umwaraza rero arabivuga wa mutipa mushyira kuri YouTube yamushyize kuri YouTube umugabo we abarabimenye wa mugore n'umuryango burabimenye umugabo ahita muca mu muryango baramwiruka umupasiteri we bakoze ninde munyongorene ntacyo ibyabo birimo biragaragara narababaye ariko reba kugira ngo uhamagare umuntu uri i Burayi akenshi ariko abantu bari i Burayi no bahamagara umuntu noneho yakubonye kuri YouTube ikora baza bakiyorobeka ukumva babaye nk'abashyira utuntu ku murongo buhoro waba udafite amaso y'umwuka ukumva ko ari umuntu w'Imana yego wamuhamagara amara guhamagara agatangira akavuga akakubwira ati dore bagutanze muri Victoria dore bakuziritse hanaha kugira ngo ngiye kuzirikura birasaba kutanga aya mafaranga rwose yajyayo akagenda agatabu agafata ibintu kuri YouTube akabyerekana ati dore ibyo nakuyeyo atari ibindi biri ku mupaka wa Rusizi na umuntu yarangiza agafata ibihumbi 5 ibihumbi 10 by'amadolari cyangwa by'amayero akabyoherereza umuntu akabiri ese amafaranga baho mwagiye muyampa bari abantu kari ibintu mwagiye muyihira amafaranga bari abantu rimwe na rimwe arabutarenganya kuko buriya gushukika abantu bashukika bitewe kandi n'umubabaro umuntu afite n'uburibwe umuntu afite icyakoze basigaye barakangutse bamwe na bamwe cyane ubu hari umugabo ujya wirwaza akavuga ngo leta ngo yamufashe ngo yarimwishe ngo arayitorotse akirwaza akishyira ibintu akagenda acumbagira ngo leta ngo yamudishe urumva abantu bakamuha amafaranga koko wabyumvise aba mu Rwanda se oya ntaba mu Rwanda ikavuza nduru ubuze ajya bikora nawe ngene nyina ari karafunze nawe uri abazamufunga urumva umuntu akora ibintu agacurika abana agacuranura abana agakora ibintu agacurika abantu kandi mu by'ukuri ari igisambo kiraho ugize kuba igisambo ugize no guharabika no gutuka abantu cyangwa gutuka igihugu cyakubyaye kugira ngo abantu bakunde bakumve ngo wahanuye bikomeye cyane urumva cyane rero muvandimwe ngewe ibintu nari mbitegereje ibintu by'ifungwa by'insengero nari mbitegereje cyane kuko twari tumaze guha yewe n'abantu bampamagaraga ari benshi bampamagaraga ari benshi urabizi ko nyine agira umugisha wo gusengera abarwayi ngasengera abarwayi bakaboka bagakira kandi ntawe n'akamafaranga ye ntawe n'amafaranga ye no muri commentaire babyandikamo noneho kubera ko musengeye agakira indwara ntacyo mwatse agahita aboneraho umwanya wo kumbwira byabisamba ati runaka ndiye 7 ari n'abanyohereza amawodi nkumva sinakubwiye umuntu wariye umuntu amafaranga kuri Noheli ariko ntumuvugo ntago ndi umuvugo mutsinde reka mutsinde mutsinde icyo nzi cyo ibyakorewe mu bwihisho bizajya habona cyane haba Yesu ataragaruka cyangwa umuntu akiriho iyo ukora nabi iteka ryose igihe kiragira bikakugaruka iyo bitakugarutse mbabazwa nuko bigaruka mu muryango wawe bikagaruka abana bawe umunyarwanda se umunyabwenge ntiyavuze ngo wibahetse abayigisha mu mugongo waruzi ko ibyo dukora bigaruka bikajya ku bana bacu niba uri ibandi n'abana bawe bazabibanda cyane niba uri indaya abana bawe bazabindaya nuko ibintu byubatse yego keretse ba bana bagize umugisha
wo kwifatirwa na Yesu akababatura muri za karande, ubwo ni karande z'ibyaha zo mu miryango. Nibyo bishobora kugira umumaro, nibyo bishobora gufasha abantu. Agiye gukurikiraho na aba-YouTuber nabo barya amafaranga aba-YouTubers, aba no kuri YouTube nabo bazafatwa. None nabo mujya mutumira barya abantu amafaranga. Bari kubyumva? Bwana agenda nkubwira abantu kuri YouTube yambwira ni uyu mutumira mfite za audio ze arya abantu amafaranga. Uyu n'uyu. Baraza bakihwekereza kuri YouTube bakavuga ibintu ukabona baravuga batuje kandi ari amasega aryana amwe Bibiliya amwe Yesu yavuze tusoma muri Bibiliya cyangwa se Paulo yavuze. Urumva? Akaba yapanze ibintu bagira ukuntu babipanga. Ariko ari amabandi. Hari abandi bahuza iki gikorwa leta yakoze no kurangira ngo kw'ingoma ya Kagame. Babandi nyine bahanura amarangamutima yabo barwanya leta kandi abo ngabo iteka ryose ntago abantu bazabura kuvuga ibijyanye n'ubugoryi bya bwabo cyangwa se bakavuga ibijyanye n'ubuzima bafite. Uri kubyumva? Ubivuga ashobora no kubivuga wenda adafite bwa bugome, atari no muri babandi barwanya leta, ahubwo y'amarangamutima bitewe n'ikidini yakuriyemo cyamwigishije nabi, we yabonye ko leta yamurenganije, yabonye ko leta yarwanyije itorero, yarwanyije idini ryabo, bakatangira kubitekereza gutyo. Ariko kuri guhari ntago ari ko ibintu bimeze. Rega bajya kurikirana n'ubuhanuzi. Riziki ntago yabivuze, we ntiyabihanuye akavuga ati nubwo bafunze amadini igihe cyo kuyafunga ntago kiragera. Ati Imana izafunga insengero ku buryo imfunguzo z'imiryango yazo izazitwarira n'ifitani izazijyana. Sibyo by'ibi bihari se? Sibyo by'ibi bihari? Kandi yabihanuye bitumva kera ashize iminsi. Ibi rero reka tubwira abantu badukurikiranye bumve ko ari ibintu Imana iri kwikorera cyane. Ni umugambi n'umupango Imana yapanze. Irimo irakora ibintu ibishyira ku murongo. Kandi reka nkubwire abakristo bavuye muri aya madini yagiye afungwa n'andi atazafungura ntibagire ikibazo. Ntago agakiza kari mu rusengero, agakiza kari muri mutima w'umuntu. Ahari yasenga Imana ikamwumva ndetse agafashwa kurenza uko yagiye kureba umunyamadini. None se kumenya Imana ubundi babyita iki? Cyangwa kumenya ibikujyana mu ijuru? Ubu nsenga Imana yarize mbaye ahantu hatari Bibiliya, ibyo nasomye ntago bihagije cyane. Ubu nyewe ibintu nakora kugira ngo njye mu ijuru so kwirinda ibyaha no kubana n'abantu bose amahoro. Aba bantu rero nibareke kubakira ku bantu no kumva ko bafashwa uko bagiye mu idini, ahubwo bo nibiyumvemo ko Imana ibana nabo. Bibiliya avuga ngo yavuze ngo nzatura muri bo, nzagendera muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Sibyo? Yego. Ntacyo bahombye, wenda barahomba kujya kuririmba kwa kundi baririmbaga mu ruvunge, ahubwo nibegera Imana irabasanga kandi iratangira ibaganiriza. Ariko ko hari amadini Imana itari kiyavugiramo. Ariko ubu none Imana igiye kugivugisha abantu ku giti cyayo, ibisangire nijoro, ibisangire ku manywa, ibaganiriza ibereka umurimo, ibereka n'umurongo kwiyo gukorera. Wahamya udashidikanya ko umuturage umukristo nta ngaruka bizamugira gufunga amadini? Umukristo bizagiraho ingaruka ni wa wundi nari ndimo nkubwira. Kuko nimba tuvuga n'urugero, niba mu karere hashoboye kubona umuntu umwe cyangwa se babiri bafite icyo cyangombwa, bafite n'ubwo bushobozi, uratekereza abantu mu karere bazajya gusengera ahantu habiri gusa bigakunda? Rega nakubwiye, nureba ko muri Kongo ntihari intambara, abarwana ntibakwereka icyo barwanira ukumva nibyo. None se iyo amasasu ari gusohoka bariya bari kurwanira ibyo bita ukuri ntago baraswa? Baraswa. Ntago bapfa se? Barapfa. Impinja ntizipfa se? Cyane. Ababyeyi ntibapfa se? Barapfa. None se bari kubigenderamo, babihamagaye babigizemo uruhare? Hari ibintu bigomba kubaho byanga bikunda. Hari umuntu ujya kumva ari muravuga ngo Imana izateza intambara, ukabona yabyishimiye kuri YouTube. Ko se iyo ntambara niba uyu nadapfa se wabona azapfa, nyina nazapfa, mure nazapfa. Byanga bikunda hari ikintu cyiza, hari ikintu kiza kikagera ku muntu wese. Ariko abo ngabo wenda icyo kizabavuna nabagiye gusezerana, se n'uwo muhango ukomeye ntekereza ngo gushyingurwa. Utagiye mu rusengero se ntibagushyingura? Gusengera ugashyingura byakubuza kujya mu ijuru se ngo nuko utasengewe n'abanyamadini? Hapi. Hari n'ibintu bagiye biha bashyira mu bantu ngo udateranye, ngo udaterana kwera, ngo nuguterana kwera. Babyita guterana kwera. Ngo ntiwabona ubugingo, ngo ntiwagira ubuzima, ngo ntiwabona mbese
iterabwoba bari barabujujemo. Ubu ndashaka kubwira ko aribwo Imana igiye kwiyereka abantu, ni nabwo abantu bagiye kubona Imana mu buryo bwuzuye kandi bwa nyabwo. Ndakubwiza ukuri. Nibyo erega abantu basome Bibiliya, igisambo cyabonye ubugingo umusaraba cyane cyari gifungiye ibyaha, kibambiwe ibyaha, ariko ijambo rimwe gusa byamuhesheje kubona ubugingo. Nanjye ndumva nozoye Umwuka Wera. Yuzuye Umwuka Wera. Abanyamadini ntibakakubeshye niba batakwigisha ijambo ry'Imana riguhesha ubugingo. Bibiliya irahari, turacyafite umugisha, ntago ziracibwa. Abantu nibajye muri Bibiliya bagabanya umunaniro w'ibintu birirwamo bareba bidafite umumaro, byacitse babireke, bashaka Imana, bashake mu maso y'Imana, kandi Imana izabigaragariza. Imana izabigaragariza rwose. Bave mu rusaku rw'isi gusa. Imana ntigendana n'urusaku rw'abantu. Barakoze abadukurikiye aho baherereye hose, rwose abagezweho ingaruka n'ibi nabo b'abapasiteri badukurikiye, wenda mukaba mwari n'umuhamagaro munakora ibitunganye, namwe mwihangane mukomeze musenga Imana, niba rero bahamagaye koko izaca inzira kugira ngo mukomeze izagutunga, abana bawe bige, nta na kimwe kizatakara kubera ko uhamagawe n'Imana. Muhamagawe, ariko Imana yaguhamagara, leta ifata abakozi bayo ikabatunga, no mu gihe cya covid ikabatunga. Igihe abantu bari muri guma mu rugo, Imana yaguhamagariye kuyikorera umurimo, nizakure kukaba isarigoma cyangwa ukaba inzererezi, ntago bishoboka, ntago bikunda, ntago bishoboka cyane. Ubwo rero batuze basenge. Reka tunabwire n'aba bantu reka bakingiwe insengero, Imana ni inyembabazi. Imana ntiyita ku byaha, ntiyita ku mubare w'ibyaha abantu bakoze. Oya, leta igufunze ikagufunga kabiri, hari aho bagere icyaha bagufungiye wakongera kugikora bakagikuba igihano, bakagikuba kabiri. Iyo ni leta. Ariko Imana yo ntago yita ngo wakoze ibyaha 100. Ari byo Sawuli ntago yagombye kuba yarabaye umuntu nk'umukozi w'Imana cyangwa se umuntu w'icyitegererezo muri Bibiliya. Ni bace bugufi, bemere bajugunye, bashyira hasi ibyubahiro byabo bidafite agaciro, ubundi rero ko Imana itabagirira neza. Ariko nka brazil nsengero bavuze ko bafunze burundu zitemewe gukorera mu Rwanda, nta kintu zakora ngo brazil yongeze zigende zikomorerwa. Nta kimwe. Oya, birashoboka da, nta kimwe. Birashoboka. Ahubwo wenda icyo leta yakora, bibaye atari yari ahantu hemewe, wenda hatuje ubuziranenge ariko hatujuje mezire, wenda bareka nyiri izo nsengero bagashaka business zihakorerwa. Abantu bashobora kuhakorera bakashyira ishuri, bakashyira ikindi kintu, ariko gusenya amazu bibaye atari ikibazo cyo kuba ari mu kajagari cyangwa se hatujuje mezire, ahubwo numva leta yakora icyo ngicyo. Byo bavuga ati nimushyiremo ibintu bya kutire n'urugero, cyangwa se nimushyiremo ishuri materineri, ariko byibura bikagira icyakorerwa, kuko ntago mpamya ko bazazirunda hasi zose. Yego, mwakoze ku mwanya mwaduhaye. Nawe wakoze cyane Albert, ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha, kandi nawe ube mu bantu bakorera Imana, kuko Imana iguhaye ikimenyetso cyane. Hari ahantu Imana igukwiriye amanuka mu by'ukuri, nuko igufite umugambi mwiza cyane. N'abakunzi bacu baba badukurikiranye bageze ku musozo w'iki kiganiro, Imana ibaduhera umugisha. Dusoze dusenga n'ubundi. Reka rero dusenge kugira ngo muri iyi minsi, muri ibi bihe ubona abantu nyine bameze nk'aho batatanye, bameze nk'ababuze umwungeri, kandi Yesu Kristo niwe mwungeri mukuru, bihangane bakomere. Yego. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, izina rifite imbaraga, ibi byose nta na kimwe kigutunguye, twari tubizi, benshi bari babiza babanye nawe, nta na kimwe cyabatunguye. Unyura mu nzira imwe ukanyura mu yindi kugira ngo ushake igisubizo kibereye abantu, birashoboka ko ariho umuti mwiza ugiye guturuka. Nyemerera usura abantu bose bagizweho ingaruka n'ibi ngibi, ari abafungiwe batemerewe gukora, nyemerera ubasure ubereke n'ibindi, kuko hashobora kuvugwa ngo ibitujuziranenge cyangwa se atemewe, ariko hari n'ibindi bintu leta yasanze bikomeye cyane wenda bitagiye hagaragara. Ubasure, usure imitima yabo kugira ngo bace bugufi, bihane, bazabone n'ubugingo buhoraho. Aba bayoboke, aba bakristo bari muri izi nsengero, bisurire muri Ezekiyeli ibice 34 wavuze kuzambura intama abashumba, ngo kubera ko barize ibyibushye, zavunitse ntibazunze, ngo zaragiye zijya mu mihana, zaragiye ziratorongera zijya mu bihuru, ngo ntawazitayeho, ngo ugiye kuzibambura. Nyemerera buri muntu wese umwisurire, kandi umuhera ibihe byiza hazaba ari, haba mu rugo, haba agenda mu nzira zose yanyuramo zose, uhamuhera ibihe byiza. Urakoze rero, icyubahiro n'ikibi cyawe
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Murakoze cyane.